I have been going to visit my friend. Nari maze igihe njya gusura inshuti yanjye. But now I have moved to another city. Gusa ubu nimukiye mu wundi mujyi. I have been going to visit my friend. But now I have moved to another city. Nari maze igihe njya gusura inshuti yanjye. Gusa ubu nimukiye mu wundi mujyi. I had been going to visit my friend before I moved to another city. Nari maze igihe njya gusura inshuti yanjye mbere yuko nimukira mu wundi mujyi. By tomorrow at 6 p.m. I will have been going to visit my friend for 3 weeks. Bitarenze ejo saa 12 z'umugoroba cyangwa se kugeza ejo saa 12 z'umugoroba nzaba maze ibyumweru 3 nsura inshuti yanjye. Let's go. I have been going to visit my friend, but now I have moved to another city. Nari maze igihe njya gusura inshuti yanjye gusa ubu ngubu nimukiye mu wundi mujyi. I had been going to visit my friend before I moved to another city. Nari maze igihe njya gusura inshuti yanjye mbere yuko nimukira mu wundi mujyi. By tomorrow at 6 p.m. I will have been going to visit my friend for 3 weeks. Bitarenze ejo saa 12 z'umugoroba nzaba maze ibyumweru 3 njya gusura inshuti yanjye. Guys, niba mushaka kwiga ibihe by'inshinga jya kuri YouTube channel yacu yitwa God's Fast English. Hariho ibihe by'inshinga byose uko ari 12 kandi turi kwigisha online. Niba ushaka kwigana natwe nyandikira kuri izo nimero. Turi kwigishiriza kuri Zoom, tukigishiriza no kuri Google Meet. Niba ushaka kwigana natwe ubaye uri umutangizi cyangwa se ugezemo hagati cyangwa se wumva ushaka kwigana natwe nyandikira SMS kuri WhatsApp nimero zanjye ngiza aho ngaho. Ikindi niba wumva ushaka kuza muri groupe yacu abanyeshuri bacu bitoreza Icyongereza bakoresha voice note, please jya n'ubundi kuri YouTube channel yacu uhitemo video iyo ari yo yose ushaka, urajya muri comment section y'iyo video, then urasanga link na pininze. Iyo link uyikandeho irahita kuzana aho abanyeshuri bacu baba bari kwigira Icyongereza. Please, I can't wait to see you there. Let me see you there on time. Don't be late. Thank you.